bakiraho hari uwaje Tess hewe ibi ni iki byagenze bite ibi iki byabaye ntacyo nina Tess yaje yakora maniga ari komereza ari hejuru na tukamenya muri Valium kugira ngo ndeko yatuza namushakiye imiti yo kumutera nako yo kunywa. How did this happen? Ntabwo nakwizera ko rwose Axel yapfuye mu byagenze bite. Lina you okay? Ego muze neza wowe Lina ijoro rimwe yabwiye uriya mutipe ngo agenda abwiza umugore w'ukuri niho yakoreye iki yanapfiriye. Sasa maniga nawe abyuka ajya kuzana imyanda. Abazungu akenshi usanga nako ntago ari akenshi n'abazukozi bajya bagira niwe wikorera amasuku niwe wikorera buri kimwe nibwatinze hari yaje masaha ya mu gitondo. These were recovered from his person. Ati ibintu byo twasanganye umugabo wawe aremo urufunguzo rw'akageto k'ahantu runaka ikofi telefoni. Do you know what happened? Wabuze ibyabaye hano babanje guherekeza umugore amugeza mu rugo. We can't preempt the forensics, but it was raining last night. Ati ntabwo tujya tujya mu bya forensic cyane ngo dupime umurambo n'ibiki gusa ko yakoreye impanuka hari imvura. It's possible that he slipped. Urumva bahanaguye umurambo. It was an accident. None se byari impanuka. Right now it appears that way. Ya muri kano kamwanya niko bigaragara ko yari impanuka ntabwo turamenya ibindi byinshi bigiye kure. I told him so many times. Don't go out when it's wet. Mugabo wanjye nakunda kumubwira ngo ntakajye hanze hakonje cyangwa se hatose imvura irimo iragwa. Does he go out to the cliffs often? None se umugabo akunda kujya mu misozi ahantu kumanga cyane Every day. buri munsi ajya kumanga It's content out there. akafatira ama content. Aha. Was your husband depressed? Ese umugabo yaba arafite nk'akantu ka depression? No. Oya. Unwell? No. Ntabwo yarameze neza oya yarameze neza. Axel was happy. Axel umugabo wanjye yaranezerewe. Everything. Dufite buri kimwe amafaranga arahari nta stress umugabo wanjye yarafite. Why are you asking? None se muri kuki tubaza ibyumwe byose? In my experience, you never truly know what someone is going through. Ati akenshi rimwe na rimwe abantu nk'aho dukora iperereza impamvu tubaza buri kantu kose nuko hari igihe umuntu aba afite stress cyangwa se depression ariko ntitubimenye ugasanga hari ibintu bituma yakwiyahura. Niyo mpamvu tugiye tubaza inshuti ze tugakomeza iperereza niyo byafata imyaka ariko iperereza rirakomeza.